mbere yuko tugera ku magambo menshi ukeneye ibibanza mu mujyi wa Nyamata hamagara 0782 35 15 6 kuri make cyane magari yo nimero tugwibibanza bikase bifite amaboro n'ibintu byose ndetse tubona n'igipapuro do tutagiriye hano hano twari turi abarebye igice cya mbere cya Extraction muribuka ko byarangiye bamurasiye ku kiraro no musore kugira ngo mwarakibonye kiri kuri iyi website kimazeho iminsi igice cya mbere kini igice cya kabiri gisohotse nona maze nkwereke ukuntu nikorera utuntu twanjye nipowe rebe ugasoma films.com filime zisohoka ariho zihita zica ubu buri munsi nushaka ujye musore twatangiye filime amanuka mu mazi gutya bamurashe ni Tyler nuko twasoje igice cya mbere arashwe mwijosi ahantu habi twari Bangladesh arya rebe ndi gukora filime ndi kunywa icyayi noneho harashya TV barakwereka kumbe hafaho muri uwo mugezi ari n'utwana tuba twaje gutoragura ku mugezi nyabwo kandi gwindukira gutya kikanzemo wa musore dore umugezi ahantu wamutembesheje umunaga bahise baza bihuse cyane ni genge musore baramurashe abaje bitatu aracyahumeka bahita bamuzana kurino gitaraganye bahita bamukuramo imyenda kubita kimufasha guhumeka bihuse cyane nk'abazimya sitasiyo bahita bamubaga amaraso bayakubita inzira bahita bamucomeka ibintu by'ibipirapira do kubita umwuka mu gatuza no mu bihaha bamuta mu mwuka batamwuriza indege bamujyana Dubai iriya tuhavuye tugaruke Dubai niho umusore bahise bamuzana bamukuye Bangladesh uyu musore yarashwe cyane bebe hano hantu handi hararinzwe Extraction kabiri iyi ni Extraction kabiri bimeze bite nk'ibutse ukeneye kwamaza kuri filime zisobanuye hamagara ku cyicaro gikuru cy'agasobanuye ni muri Rock Entertainment tukakwereka ukuntu twikorera utuntu twacu izi filime ziribwa na miliyoni enye na magana ku cyumweru baje hano sora ameze nabi twari tuzi ko igice cya twakoze ibishoboka byose muganga nako tutagize ahasigaye naho Imana bundi baravuga ati umuntu byanze haba hari hasigaye aho Imana na muganga arigera ntago byaba ari soka kumusiga gutya musaza we mushiki wanjye ntago ndi bumusige bakunda umuntu abari muri koma bakavuga ati mushatse mwana kwitahira azakomeza rwarire mu byuma ariko umukobwa aravuze ati simusiga ari muri koma atitaperi bwanwa buraba bwinshi inzara bakazicurumva kamazemo igihe kinini inzara barazica mazemo igihe muri koma sore yatangiye guhumbya turashize umuntu uri muri koma musore yavuye muri koma titape uvamo warabaye umweru ariko agasa nk'uri kubona none ifoto y'akana kari ahantu mu bitaro ako kana kari kumwe n'umugore akangutse ari kwerekwa akana kari ahantu avuye mu bitaro umugore n'indwanyi bari kumwe. What was that? Umbwiye ngo iki? Cingukaho gwiki baje kumunyuza mu cyuma barebe baje kumunyuza mu cyuma kera nicyo bita icyuma mujya mwumva bundiri ndoze reka dukomeze. Umuntu uvuye muri koma ntago abagishobora kugenda bamaze igihe aryamye amardo bisaba kongera kwiga kugenda bushya bagura amaze iminsi amaraso adatemberamo neza ugenda usanga ari ikibazo. Sore yaragiye ararwara iminsi iragenda iricuma amezi arakubitagwamo akiri muri kwa muganga. Mva amagambo watashye iwanyu wa mukobwa we or what? cyangwa se n'intata Run over my foot. uranda sasa mu birenge urankandagira. About all I could do.
nimba ari cyo nakora ndagikora For keeping me around. ariko warakoze kunguma hafi no kumba hafi This next chapter of my life. ndetse nishimiye ko ngiye gutangira indi chapitre y'ubuzima bwanjye. It's pretty difficult to let someone you care about die. Wabyizera utabyizera ariko biragoye kureka umuntu witaho ngapfe. But you fought your way back. Warwanyije urupfu uragaruka. Find out why. Ugomba kumenya impamvu rero warwanyije urupfu ukagaruka. Kamubwiye ati warwanije urupfu urinda ugaruka. Urebe tuvuye hakurya tugaruke hano hari ikigabo kiri hano. Urebe Zeg je dan op die waar ik aan ben? hari amakuru nguye muri gereza vuga ngo iki Shens maskidiyatsa subzeleme. umuvandimwe wawe bagiye kumukatira indi myaka 10 irenga kugihano yari yarakatiwe. Tugaruke muri gereza yitwa Kachiri yo muri Georgia ni mu Burayi. Georgia. Kira kigabo babwiye ngo umuvandimwe bagiye kumwongeza indi myaka 10 ari muri gereza. Hari ukuntu warakatiwe bakanakongeza. Hey! Imikino muri gereza iri. Muri gereza bita Kachiri. Ukabava muri gereza vayo za kunino. Muri Georgia. Tugutuma abagabo babaribwe. Ibyo bimaze kuba hakunino wumva amagambo tagira ikintu kigucika. Waje Atoni ministri. guverineri Zora. Ყოველთვის Zora. შეშენილი. ni byiza gukubona iteka. როგორ ხარ მეგობარო? არა მიშოს. ხარი გაგვიხდა ალბათ, ხო და ეხლა უნდა დავკლათ და Yohana hano hari ko mbona muri gucukura hano hari ikimasa kirwaye turashaka მის საქმელა kugitaba kitaranduza izindi nyamaswa დამა. cyase izindi ngwino merekeze. Shebe ხარიო სასწრაფო საქმეა. გავიგე ამერიკელები გთხოვენ ჩემი ძმის numvishe ko muri iki gitondo nawe wasinye 10 წლის კიდე. mu bantu bemeje ko umuvandimwe wanjye agomba kongererwa igihano muri gereza. ие ისაგენ Umuvandimwe wawe yamanuye umu agent wa DEA ku rusenge rw'inzu. ამერიკელები ყველაფერს გულს. Abanyamerika rero basaze ngo afungwe. ჩემი ძმა პატარები რო ვიყავით სკოლიდან. Uribuka njye na David umuvandimwe wanjye tukiri abana. ჩემი ძმა არის ჩემი და Nagombaga kumurinda uko byamera kose tukiri bato. თქობა. Papa wanjye yahoraga binyibutsa ko ngomba kumurinda. მაგის ექსტრადირება ამერიკაში. და Nagerageje kurwanya abanyamerika biranga. ისიც კი მოვახერხე რომ მაგის სულშვილი Icyo nakoze ariko byibura natumye famiye yimusanga muri gereza. Babane muri gereza bafunganwa. ეს მან როგორ აღმოჩნდა რა. Ariko reka tureke kwiyibagiza uwatumye witwa guverineri wagushyize ku buyobozi. დაგეხმარა. Nta kindi nari gukora ariko nawe. ხარი გაგვიხდა ალბათ, ხო და ეხლა უნდა Rero cya kimasa navugaga kirwaye. გადას. Tugomba guhamba kugira ngo kitanduza ibindi bimasa ni hano tugiye kugihamba. Ebe kurayo Mungu jejejejeje Mama we n'abagenzi bahita barasa rero bamugize guverineri bamufashe kuba guverineri none umuvandimwe wanjye arafungwa mubigemo ngafungurwe uyu mugabo ngo papa yamutoje kurinda umuvandimwe uko byamera kose. My man, looking good. Mwana urasa neza. Hey my people, mumeze mute? Reka nizere ko mumeze neza. Uyu munsi ndabashimiye umuntu wese uri kunkurikirana aka kanya amenye ko ahawe ikaze kandi ni umugisha kuba ari hano. Uyu munsi ngiye kubabwira agasobanuye kitwa Valentine The Dark Avenger. Ni filime itangirira mu mujyi bita Batavia. Uwo mujyi urimo abantu benshi gusa unaberamo n'ibyaha bigiye bitandukanye. Bitangira batwereka abana bakiri batoya bari mu kabari ubona bagenda bafata ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye, ibishyashya, ibisanzwe, ariko ukabona kwishimisha kwabo hari abandi bantu baje bambaye bidasanzwe.
harimo umukobwa wambaye umweru n'undi mugabo wambaye masike n'abandi batambaye masike, ariko bakaza bica abantu barimo aho mu kabari. Bafata umwana umwe bakamujyana. Abo badukuye batujyana mu rundi rugo, aho umubyeyi bari gutunganya umwana we bitewe n'akazi akora akazi ko guseriva. Akambwira si wazagiye ukicarana na musaza wawe mukajya mukorana mu bintu akora byo mu kazi ke ko mu biro. Umwana ariko ntabwo aba ari kubyumva, ariko kumbwira ati njye ntabwo najya gukora muri kariya kazi rwose, njye ntabwo nkakunda. We aba yumva yakora muri ako kazi k'ubuseriveri cyangwa akanakora n'akazi ko kuba umusitari agakina amafilime. Ariko umusaza aba ari umuntu utuje, aba ashaka gutuma batuzana, bakavuga ati nimureke gutongana, ariko bo ntibabyumve. Umubyeyi nawe aba afite impungenge z'umwana we, papa wabo aba yarapfuye kera. Ari kubwira umukobwa ati reba wanze kwiga, amasomo yawe arayataye, wagiye muri biriya atabimushimira. Gusa asohotse umusaza we akamugira inama ati rero mama ntukamuhangayikishe, urabona mama yarakoze cyane, papa ntawe uhari, nawe rero jya umubera umwana mwiza, kandi ibintu aba ari kubwira ni iby'ingenzi kuri wowe. Gusa umwana we aba atari kubyumva, ahita afata moto akigira mu kazi ke. Badusubije kuri ba bantu bafashe umwana, baramufata bagahamagara papa we bakamubwira ati uyu mwana wawe tugiye kumwica kubera ibikorwa byawe. Ariko arabinginga ati nimunyicire umwana, nta kosa yakoze, ibintu nk'ibyo. Ariko n'undi birangira bamwishe bakagenda. Ibyaha bikomeza kwiyongera, uwo muntu akaza akigamba kuri kamera avuga ko agomba kwica agakiza, gusa abapolisi nabo bikabacanga. Badushyize ku rundi ruhande, haba hari umugabo ugenda ubwira ababosi ati njye hari filime nshaka gukinisha, umuntu ushaka kwitwa intwari. Uwo muntu w'umukinnyi baba bashaka kumugira intwari, ariko abantu bose babibwiye bikabacanga. Aragenda akabwira umuntu ugira abantu baba acteri, actrice, akamubaza niba afite umuntu w'umukobwa ufite isura nziza uzi n'ibintu by'imirwanire. Bagenda bareba karagita z'abantu bose bafite, gusa ntibamubona. Bajya mu kabari cyangwa se muri bare, ahantu muri resitora, bicaye bari mu byabo. Aho hantu ko muri iyo karitsiye haba habamo ibyaha byinshi, baza muri ako karesitora baje kwiba abantu, ariko babona umukobwa abakubise ari we museriveri. Ubwo ni wa mwana w'umukobwa uba utongana na mama we. Bahita babona uwo mwana azi kurwana, baramufata bakamubwira ko bashaka kumukinisha filime bakamugira umusitari. Urumva bari bahuje n'ibyifuzo bye, kubera ko yari azi kurwana. Baramubwiye ati wowe uzajya ugenda ureba ahantu habereye ibyaha, ubundi abo bantu bakubite tugushyire kuri kamera. Uwo mukobwa bahita bamwita Valentina cyangwa se bakahita bamwita iryo zina. Bahita batangira kwakitinga, akajya ajya ahantu hari ibyaha nk'ibyo, agakubita abo bantu, akabafunga n'amapingu, leta ikahita iza ikabafunga. Agenda akora ibyo bikorwa, gusa na leta birayicanga. Akomeza akora ibyo bikorwa, gusa nawe agera akavuga se nzakina filime ryari, ndashaka ko muzanyinisha filime. Ntabwo ibyo ngibyo aba yumva atari ugukina filime, n'ubundi yumva ari ibintu bisanzwe. Ariko urumva ntabwo yari umusitari bigaragarira abantu bose, baba baramushyizeho akamasike katamwerekana neza, kandi we icyo aba ashaka ni ukuba umusitari. Gusa nyine barakomeza bakabitekerezaho, bakamubwira ngo wowe nta kibazo uzaba umusitari. Baramwigisha agakora akazi ke nk'ibisanzwe, akagenda afasha abantu yabona bari kubashimuta akabafasha, ibibazo byose akabyinjiramo, kandi nyine akahita asigira n'abo banyabyaha polisi. Umunsi umwe wa mugabo wafataga ibintu byose akabigira nabi, yica abantu, yitaga Shadow, yagiye muri banke agiye gutezayo intambara, afata ibisasu abishyira ku bantu, atera ubwoba polisi, ayisaba ko yazana umunyamakuru akaza akareba ibiri kubera muri banki, anabasaba kuva hanze. Ariko urumva ntabwo polisi yari kwifata ngo ibone abantu bari muri banki bashimuswe, noneho ngo ive aho ngaho.
icyo bamukoreye nuko bamujyaniye umunyamakuru, aragenda umunyamakuru areba ukuntu bimeze, arabifotora, afata y'inkuru abereka ukuntu bimeze, gusa arabwira ngo mugomba kuva aho hanze. Banga kubikora, ahubwo bajya kumuteramo imbere. Bakimuteramo imbere ubwo umunyamakuru yari yasohotse, bakiza kumutera amasegonda ashira y'ibyo bisasu yashyize ku bantu. Aho kugira ngo abo muri banki baturike, haturitse ibyo hanze, ubwo yari yabiteze hanze. Abo bantu barasohoka bararwana, agenda aturitse abapolisi, agera anasohoka ariko bakomeza kumugendaho. Valentine n'ikipe yiwe barabibonye nabo baravuga ngo tugomba natwe kumwirukaho tukareba ko uyu muntu w'umunyabyaha twamurwanya. Baragenda ariko agenda arwana na polisi, yica abantu mu nzira. Bigezeho hasigaye ya modoka ya timu ya Valentine hamwe na bagenzi be, bamusaba ko yagenda akuriye ku modoka akajya kurwana nabo kugira ngo nyine bafate n'iyo nkuru. Uko bagendaga bafata inkuru bazipostinga, babikoraga nk'akazi gafite amafaranga, bakabikora nanone kubwo gufasha abantu kugira ngo nyine ibyaha bigabanuke. Aragenda arabikora ariko birangira n'undi nta n'umwe bafashe. Bakigera aho baba bari kuri ofisi, Valentine yarasezera aravuga ati ntabwo kano kazi nagakora, kano kazi k'ubwiyahuzi sinagakora. Ahita abivamo, gusa uwo mubosi we arababara cyane, ahita agenda. Undi bakoranaga ese amubwira impamvu bosi akora ibyo byose. Bosi bamwitaga Boni, aravuga ati Boni impamvu akora ibi byose, we n'umuryango we bari bari mu modoka bishimye. Ubundi kubera ko uwo mujyi wari ufite ibyaha bikomeye, abanyabyaha bari guhunga ibyaha baba barabagonze kandi ntibigira babona umuntu ubafasha, bituma umugore we n'umwana we bose bapfa, nawe ubwe asigara afite ukuguru kumwe kuko yari afite ukuguru kumwe. Ibyo byose rero byari byaramubabaje, yumva ko agomba kugira umusanzu nawe mu gutanga umutekano. Uwo mukobwa yarabimusobanurira, gusa nawe ahita agenda kwibuka papa we aho ashyinguye, amubwira ukuntu bigoye kuba intwari, ibintu nk'ibyo. Gusa bahita batujyana ku ruhande rw'uwo mubosi w'ahantu yari ari muri karitsiye, ari kwigendera yibuka iby'umuryango we, afite agahinda. Abona abantu bashimuse umwana bamwase mama we. Urumva nk'umuntu ntabwo yari kubura icyo abikora, yahise agenda kubatesha, abambura uwo mwana, gusa n'undi yaramubambuye nawe bahita bamurasa. Amurasa ahantu habi. Uwo muryango ureba ukuntu bishe uwo muntu, bararira babura icyo bakora. Ubwo nyine bagiye kumushyingura, ariko wa mukobwa ntabwo yagiyeyo kuko yari afite isoni, afite agahinda, yibaza ukuntu yanze gufasha n'uwo bakoranaga bakaba bamwishe, agira agahinda kenshi. Wa mugabo wundi bakoranaga utari wa mubosi wabo we yaraje arababara, aguma n'aho bakoreraga. Wa mukobwa nawe arabireba biramubabaza, ataha n'undi n'amaguru, abona n'undi umujyi ukuntu umeze, abona abantu bagenda bahohotera abandi, agira abafasha, gusa kuri we byari agahinda kenshi. Bukeye bwaho yagiye ahandi bakoreraga, ahita yemera gukora akazi uko byagenda kose. Aragenda abona imyenda bamuteganyirije na moto bamuteganyirije kuyikoresha. Aragenda agafata abantu, agenda arwanya ibyo byaha nyine by'ihohoterwa. Batujyana kuri polisi, bahita batwereka ko musaza we burya ari umupolisi, ari kwitoza, bateganya n'ukuntu barinda umuntu ukomeye ushaka kuza muri icyo gihugu cyabo. Baragenda bakamurinda. Muri iyo nama bariyo, uwo musaza ahita abona ko hari ikintu kirimo ikibazo, ukabona umuntu ari kugenda agenda nyine agenzura ibintu kandi atari ushinzwe umutekano. Aragenda asa nk'umukurikiye, ajya muri control room akabona abantu bose bari bashinzwe babasinzirije, biramucanga. Muri iyo nama iba irimo uwo muntu ukomeye, baba bari aho bari kuvuga ijambo, bavuga ukuntu bashaka amahoro, bareba ibyangiritse.
haba hari n'abantu benshi cyane. Bahita batwereka umwe mu bakorana na Dark, wa mugabo n'ubundi w'ikigomeke urwanya inzego z'umutekano. Uwo mukobwa akora ku kantu kameze nk'isaha, ukabona amatara arazimye muri iyo sare, habaye umwijima. Bakiriye muri uwo mwijima, amatara yaragarutse, bahita babona Dark ari imbere yabo. Abatera ubwoba, ababwira ukuntu iyo nzu ashaka yayirimbura. Shadow yakomeje kubatera ubwoba, ahita afata abakobwa be abohereza kujya kurwanya abapolisi. Ahita afata umwe mu bari abashyitsi bakomeye, ahita amujyana n'abo bantu biwe, bari abakobwa. Barazamuka, gusa kiri aho ngaho wa muntu ukorana na Valentine yabonye ko kuri iyo nzu hari imirwano, abona ko ari naho Shadow ari, aramubwira ngo ajye gutabara. Aragenda agiye gutabara, akinjira aciye inyuma. Bahita bamubona mu gihe ari kwinjira, nabo bari bazamutse bajyanye n'uwo muntu bari bafashe nk'imbohe. Abakobwa basigara barwana na Valentine. Bararwana gusa arabanesha, akabambika amapingu, abandi abasiga aho ngaho ariko batahava n'ubundi. Ahita agenda ajya aho bajyanye uwo muntu ukomeye, aragenda arwana na Shadow, barakomeza bararwana. Gusa ahantu hari abantu benshi barabafashe basora muri iyo nyubako. Hari umupolisi umwe bagendaga bamujyana ku kirego runaka. Hari umupolisi yarifashe azana ibintu byose, ibimenyetso bigwisha ku kirego runaka. Shadow yari yanavuze ko ashaka ko uwo mupolisi kaba ari uzi. Arazamuka afite n'ibyo bimenyetso, hari ikirego runaka yashakaga kumwereka cyangwa kuvugaho. Shadow yakomeje kurwana na Valentine, gusa agezeho ahita amwihorera. Ahita akuramo masike, bahita batwereka ko ari musaza we burya. Umukobwa biramutungura, Shadow ahita agenda atunga imbunda uwo muntu yari yafashe nk'imbohe. Abapolisi baraza baravugana, ariko nyine atari kubabwira neza. Uwo muntu wazanye ibyo bintu by'ibipapuro aramubwira ati ntabwo ari ngombwa ko wica umuntu, hano hari ibimenyetso. Abo bapolisi bazamutse hejuru, harimo umwe usa nk'ukuze, amubwira ko agomba kwitanga, hanyuma agatanga uwo muntu ukomeye. Uwo mupolisi yaremeye araza, none ahita amubwira turabizi impamvu uri hano, uzi ibyo wakoze. Bahita badusubiza inyuma mu myaka yari ishize mu 2010. Uwo mugabo yari ari kumwe na papa w'uwo muhungu w'abo bana, hamwe n'undi mupapa byatangiye bicira umwana. Papa w'uwo muhungu yari ari kubabwira ko batagomba gufata amafaranga ngo batume intwaro ziza mu mujyi wabo. Intwaro n'ibindi bintu bibi byashaka kuza muri uwo mujyi. Gusa abo ngabo baravugaga ko baje kugira ngo bakorere amafaranga. Ntabwo bumvishe inama yabagiriye, kandi ubwo bari inshuti ari batatu. Iyo nshuti yabagiriye inama nzima, gusa ntabwo bayumvishije. Ahubwo aho kugira ngo bamwumve baramwishe. Bamaze kumwica ahubwo bagaragaza ko yiyahuye, kumbe atariyahuye. Uwo mwana rero w'umuhungu yaje kubimenya, akibimenya yahisemo kuzahorera se. Uwo mugabo nawe arumva yahise ajya hanze agaragaza ibyo yakoze mu myaka yo hambere, n'umujyi kuba wari umeze gutyo nawe yari abifitemo uruhare, kuko yari umupolisi agaragaza ko ari umupolisi mwiza, ariko ashyigikiye ibirara n'intwaro ziza mu mujyi wabo. Byarangiye uwo musaza w'umukobwa yahise amubwira ko agomba kwita kuri mama we, abwira mushiki we. Yahise yica uwo mupolisi wa wundi uri mu bishe se, nawe bahita bamwica. Hari sniper wari uri kure, yahise amwica, yari uwa polisi. Umukobwa biramubabaza ahita agenda. Ubwo bahise bamenya ukuntu byagenze, uwo mupapa wapfuye bakiyaringa izina rye, bajya kuri wa wundi wari ubishinzwe,
wa wundi nawe wari uri muri ibyo bintu byo gucuruza izo ntwaro, papa wa mwana bishe bwa mbere. Areba ukuntu bagiye kumufunga, areba n'amakosa yagiye akora, abona ko bitakunda nawe ahita yiyahura. Uwo mukobwa byarangiye asubiye no kwiga, ajya no kumva ya wa mukobwa wa muntu bakoranaga gusura ka kana, asiga masike yose yamuhaye, gusa akazi yaragakomeje. Birangira uwo mukobwa atubwira ko atari ryo herezo, ubuzima kari amahitamo gusa umuntu ahitamo inzira yo kunyuramo ku giti cye. Atubwira ko niyo byaba bikomeye ibintu byaducanze, ahubwo tutagomba kuva ku izima, ahubwo tugomba gutsimbarara ku bintu byiza dufite, tugaharanira n'umutekano wabyo. Atubwira ko hari igihe ibyo uzaba utabihitamo ahubwo bigendana n'igeno ry'Imana. Gusa natwe dufite kurinda ejo hazaza hacu cyangwa ibyo Imana yaduteganyirije. Ni twe abantu bafite imbaraga zo kugira ngo tubisigasire. Yahise avuga ko atari iherezo ahubwo ari itangiriro ryiwe, agiye kurwanya ibyaha. Nuko filime irangira. Mwakoze cyane kunkurikirana. Umuntu wese wayumvishije, ni inkuru yatuma abantu bakomeye nubwo twibona ko turi abanyantege nke. Buri kintu cyose umuntu. Mbere yuko tugera ku magambo menshi, ukeneye ibibanza mu mujyi wa Nyamata, hamagara 0782 35 15 662 kuri make cyane. Hamagara iyo nimero rw'ibibanza bikase, bifite amaboro n'ibintu byose. Ndetse tubona n'igipapuro tutagiriye hano. Hano twari turi abarebye igice cya mbere cya Extraction, muribuka ko byarangiye bamurasiye ku kiraro n'umusore. Kira ngo mwarakibonye, kiri kuri iyi website kimazeho iminsi. Igice cya mbere, kini gice cya kabiri gisohotse nona, maze nkwereke ukuntu nikorera utuntu twanjye nipowe. Rebe gasubira films.com, filime zisohoka ariho zihita zica. Ubu buri munsi nushaka ujye musore. Twatangiye filime amanuka mu mazi gutya bamurashe. Ni Tyler nuko twasoje igice cya mbere, arashwe mwijosi ahantu habi. Twari Bangladesh yarya. Rebe ndi gukora filime ndi kunywa icyayi noneho harashya. TV barakwereka kumbe hafaho muri uwo mugezi ari n'utwana tuba twaje gutoragura ku mugezi nyabwo kandi gudukira gutya kikanzemo wa musore dore umugezi hano wamutembesheje umunaga. Bahise baza bihuse cyane, ni genge. Musore baramurashe, abaje betatu aracyahumeka. Bahita bamuzana kuri no gitaraganye, bahita bamukuramo imyenda kubita kimufasha guhumeka bihuse cyane nk'abazimya sitasiyo. Bahita bamubaga amaraso, bayakubita inzira, bahita bamucomeka ibintu by'ibipira kubita umwuka mu gatuza no mu bihaha. Bamutama umwuka, batamwuriza indege bamujyana Dubai. Iriya tuhavuye tugaruke Dubai, niho umusore bahise bamuzana bamukuye Bangladesh. Uyu musore yarashwe cyane. Rebe hano hantu handi hararinzwe. Extraction kabiri. Iyi ni Extraction kabiri. Bimeze biti nk'ibutse ukeneye kwamaza kuri filime zisobanuye, hamagara ku cyicaro gikuru cy'agasobanuye ni muri Rock Entertainment, tukakwereka ukuntu twikorera utuntu twacu. Izi filime ziribwa na miliyoni enye na magana ku cyumweru. Baje hano sora ameze nabi. Twari tuzi ko igice cya twakoze ibishoboka byose. Muganga ntako tutagize, ahasigaye naho Imana. Bundi baravuga ati umuntu byanze haba hari hasigaye aho Imana na muganga. Harigera ntago byaba ari so kumusiga gutya. Musaza we mushiki wanjye ntago ndi bumusige. Bakunda umuntu abari muri koma bakavuga ati mushatse mwana kwitahira azakomeza rwarire mu byuma, ariko umukobwa aravuze ati simusiga. Ari muri koma atita peri.
ubwanwa buraba bwinshi, inzara bakazicurumva kamazemo igihe kinini. Inzara barazica maze migiye muri koma. Sore yatangiye guhumbya. Turashize. Umuntu uri muri koma. Umusore yavuye muri koma. Tita pe. Uvamo warabaye umweru. Ariko agasa nk'uri kubona none ifoto y'akana kari ahantu mu bitaro. Ako kana kari kumwe n'umugore. Akangutse ari kwerekwa akana kari ahantu. Avuye mu bitaro. Umugore n'indwanyi bari kumwe. What was that? Umbwiye ngo iki? Cingukaho. Gwiki. Baje kumunyuza mu cyuma barebe. Baje kumunyuza mu cyuma. Kera nicyo bita icyuma mujya mwumva. Bundiri ndoze. Reka dukomeze. Umuntu uvuye muri koma ntago abagishobora kugenda bamaze igihe aryamye. Amardo bisaba kongera kwiga kugenda bushya. Bagora amaze iminsi amaraso adatemberamo neza ugendagenda usanga ari ikibazo. Sore yaragiye ararwara iminsi iragenda iricuma amezi arakubitagwamo akiri muri kwa muganga. Mva amagambo. Watashye iwanyu wa mukobwa. Or what? Cyangwa se ni ntata. Run over my foot. Randa sasa mu birenge urankandagira. About all I could do. Nimba ari cyo nakora ndagikora. To keep me around. Ariko warakoze kunguma hafi no kumba hafi. This next chapter of my life. Ndetse nishimiye kuba ngiye gutangira indi chapter y'ubuzima bwanjye. It's pretty difficult to let someone you care about die. Wabyizera utabyizera ariko biragoye kureka umuntu witaho ngapfe. But you fought your way back. Warwanyije urupfu uragaruka. Find out why. Ugomba kumenya impamvu rero warwanyije urupfu ukagaruka. Kamubwiye ati warwanije urupfu urinda ugaruka. Rebe tuvuye kurigiriya tugaruke hano. Hari ikigabo kiri hano. Rebe Zeg je dan op die waar ik aan bod? hari amakuru nkuye muri gereza. Vuga ngo iki? Shens maskidiyatsa subzele. Umuvandimwe wawe bagiye kumukatira indi myaka 10 irenga kugihano yari yarakatiwe. Tugaruke muri gereza yitwa Kachiri yo muri Georgia ni mu Burayi. Georgia. Kira kigabo babwiye ngo umuvandimwe bagiye kumwongeza indi myaka 10 ari muri gereza. Hari ukuntu warakatiwe bakanakongeza. Imikino muri gereza iri. Muri gereza bita Kachiri. Bakabava muri gereza vayo za kunino. Muri Georgia. Tubamo abagabo b'abaribwe. Ibyo bimaze kuba hakunino. Wumva amagambo tagira ikintu kigucika. Waje Atoni ministri. Guverineri. Zora. Zora. Yasheniye. Ni byiza gukubona iteka. Როგორ ხარ მეგობარო? არა მიშოს. ხარი გაგვიხდა ალბათ. ხოდა ეხლა უნდა დავკლათ და Ewana hano hari kumbona muri gucukura hano hari ikimasa kirwaye turashaka მის საქმეა. kugitaba kitaranduza izindi nyamaswa. Zama. Cyasi izindi. Ngwino mperekeze. Jebe. ხარირო სასწრაფო საქმეა. გავიგე ამერიკელები გთხოვენ ჩემი ძმის Numvishe ko muri iki gitondo nawe wasinye 10 წლის კიდე. mu bantu bemeje ko umuvandimwe wanjye agomba kongererwa igihano muri gereza. ისაგენ Umuvandimwe wawe yamanuye umu agent wa DEA ku rusenge rw'inzu. ამერიკელები ყველაფერს გულს. Abanyamerika rero basaze ngo afungwe. ჩემი ძმა პატარები რო ვიყავით სკოლიდან. Uribuka njye na David umuvandimwe wanjye tukiri abana. ჩემი ძმა არის ჩემი და Nagombaga kumurinda uko byamera kose tukiri bato. Papa wanjye yahoraga binyibutsa ko ngomba kumurinda. მაგის ექსტრადირება ამერიკაში.
nagerageje kurwanya abanyamerika biranga isiski mowakhero magi soshuli icyo nakoze ariko byibura natumye famiye yimusanga muri gereza babane muri gereza bafunganwa Basman drogo ragmochitida ariko reka tureke kwiyibagiza uwatumye witwa guverineri wagushize ku buyobozi nta kindi nari gukora ariko nawe khariga gwixtabot khoda khona rero cya kimasa navugaga kirwaye tugomba guhamba kugira ngo kitanduza ibindi bimasa ni hano tugiye kugihamba ebe kurayo mungwa jejejeje mama we n'abagenzi bahita babarasa none bamugize guverineri bamufashe kuba guverineri none umuvandimwe wanjye arafungwa mubigemo ngafungurwe uyu mugabo ngo papa yamutoje kurinda umuvandimwe uko byamera kose bikangamo My man, looking good. mwana urasa neza. Hey my people, mumeze mute? Reka nizere ko mumeze neza. Uyu munsi ndabashimiye umuntu wese uri kunkurikirana aka kanya amenye ko ahawe ikaze kandi ni umugisha kuba ari hano. Uyu munsi ngiye kubabwira agasobanuye kitwa Valentine The Dark Avenger. Ni filime itangirira mu mujyi bita Batavia. Uwo mujyi urimo abantu benshi gusa unaberamo n'ibyaha bigiye bitandukanye. Bitangira batwereka abana bakiri batoya bari mu kabari ubona bagenda bafata ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye bishyashya ibisanzwe ariko ukabona kwishimisha kwabo hari abandi bantu baje bambaye bidasanzwe harimo umukobwa wambaye umweru n'undi mugabo wambaye maske n'abandi batambaye maske ariko bakaza bica abantu barimo aho mu kabari bafata umwana umwe bakamujyana aho badukuye batujyana mu rundi rugo aho umubyeyi bari gutunganya umwana bitewe n'akazi akora akazi ko guseriva akambwira si wazagiye ukicarana na musaza wawe mukajya mukorana mu bintu akora byo mu kazi ke ko mu biro umwana ariko ntabwo aba ari kubyumva ariko umubwira ati ngiye ntabwo najya gukora muri kariya kazi rwose ngiye ntabwo nkakunda we aba yumva yakora muri ako kazi k'ubuseriveri cyangwa aganakora n'akazi ko kuba umusitari agakina amafilime ariko umusaza aba ari umuntu utuje aba ashaka gutuma batuzana bakavuga ati nimureke gutongana ariko bo ntibabyumve umubyeyi nawe aba afite impungenge z'umwana we papa wabo aba yarapfuye kera ari kubwira umukobwa ati reba wanze kwiga amasomo yawe warayataye wagiye muri biriya atabimushimira gusa asohotse umusaza we akamugira inama ati rero mama ntukamuhangayikishe urabona mama yarakoze cyane papa ntawe uhari nawe rero jya umubera umwana mwiza kandi ibintu aba ari kubwira ni iby'ingenzi kuri wowe gusa umwana we aba atari kubyumva ahita afata moto akigira mu kazi ke badusubije kuri ba bantu bafashe umwana baramufata bagamagara papa bakamubwira ati uyu mwana wawe tugiye kumwica kubera ibikorwa byawe ariko arabinginga ati nimunyicire umwana nta kosa yakoze ibintu nk'ibyo ariko n'undi birangira bamwishe bakagenda ibyaha bikomeza kwiyongera uwo muntu akaza akigamba kuri kamera avuga ko agomba kwica agakiza gusa abapolisi nabo bikabacanga badushyize ku rundi ruhande haba hari umugabo ugenda ubwira ababosi ati njye hari filime nshaka gukinisha umuntu ushaka kwitwa intwari uwo muntu w'umukinnyi baba bashaka kumugira intwari ariko abantu bose babibwiye bikabacanga aragenda akabwira umuntu ugira abantu baba acteri aba actrice akamubaza niba afite umuntu w'umukobwa ufite isura nziza uzi n'ibintu by'imirwanire bagenda bareba character z'abantu bose bafite gusa ntibamubona bajya mu kabari cyangwa se muri bare ahantu muri restaurant bicaye bari mu byabo aho hantu ko muri iyo quartier habamo ibyaha byinshi baza muri ako ka restaurant baje kwiba abantu ariko babona umukobwa abakubise ari we muserveri ubwo ni wa mwana w'umukobwa uba utongana na mama we bahita babona uwo mwana azi kurwana baramufata bakamubwira ko bashaka kumukinisha filime bakamugira umusitari urumva bari bahuje n'ibyifuzo bye kubera ko yari azi kurwana
barambwiye ati wowe uzajya ugenda ureba ahantu habera ibyaha ubundi abo bantu bakubite tugushyire kuri kamera. Uwo mukobwa bahita bamwita Valentina cyangwa se bakahita bamwita iryo zina. Bahita batangira kwakitinga akajya ajya ahantu hari ibyaha nk'ibyo agakubita abo bantu akabafunga n'amapingu, leta ikahita iza ikabafunga. Agenda akora ibyo bikorwa gusa na leta birayicanga. Akomeza akora ibyo bikorwa gusa nawe agera akavuga se nzakina filime ryari, ndashaka ko muzanyinisha filime. Ntabwo ibyo ngibyo aba yumva atari ugukina filime n'ubundi, yumva ari ibintu bisanzwe. Ariko urumva ntabwo ari umusitari bigaragarira abantu bose, baba baramushyizeho akamasike katamwerekana neza, kandi icyo bashaka ni ukuba umusitari. Gusa nyine barakomeza bakabitekerezaho bakamubwira ngo wowe nta kibazo uzaba umusitari. Baramwigisha agakora akazi ke nk'ibisanzwe, akagenda afasha abantu yabona bari kubashimuta akabafasha, ibibazo byose akabyinjiramo, kandi nyine akahita asigira n'abanyabyaha polisi. Umunsi umwe wa mugabo wafataga ibintu byose akabigira nabi yica abantu yitaga Shadow, yagiye muri banke agiye gutezayo intambara, afata ibisasu abishyira ku bantu, atera ubwoba polisi, ayisaba ko yazana umunyamakuru akaza akareba ibiri kubera muri banki, anabasaba kuva hanze. Ariko urumva ntabwo polisi yari kwifata ngo ibone abantu bari muri banki bashimuswe noneho ngo ive aho ngaho. Icyo bamukoreye ni uko bamujyaniye umunyamakuru, aragenda umunyamakuru areba ukuntu bimeze, arabifotora, afatayo inkuru abereka ukuntu bimeze, gusa arababwira ngo mugomba kuva aho hanze. Banga kubikora, ahubwo bajya kumuteramo imbere. Bakimuteramo imbere ubwo umunyamakuru yari yasohotse, bakiza kumutera amasegonda ashira y'ibyo bisasu yashyize ku bantu. Aho kugira ngo abo muri banki baturike, haturitse ibyo hanze, ubwo yari yabiteze hanze. Abo bantu barasohoka bararwana, agenda aturitse abapolisi, agera anasohoka ariko bakomeza kumugendaho. Valentine n'ikipe yiwe barabibonye nabo baravuga ngo tugomba natwe kumwirukaho tukareba ko uyu muntu w'umunyabyaha twamurwanya. Baragenda ariko agenda arwana na polisi yica abantu mu nzira. Bigezeho hasigaye ya modoka ya timu ya Valentine hamwe na bagenzi be, bamusaba ko yagenda akuriye ku modoka akajya kurwana nabo kugira ngo nyine bafate n'iyo nkuru. Uko bagendaga bafata inkuru bazipostinga, babikoraga nk'akazi gafite amafaranga, bakabikora nanone kubwo gufasha abantu kugira ngo nyine ibyaha bigabanuke. Aragenda arabikora ariko birangira n'undi nta n'umwe bafashe. Bakigera aho baba bari kuri ofisi, Valentine yarasezera aravuga ati ntabwo kano kazi nagakora, kano kazi k'ubwiyahuzi sinagakora. Ahita abivamo, gusa uwo mubosi we arababara cyane ahita agenda. Undi bakoranaga ese amubwira impamvu bosi akora ibyo byose. Bosi bamwitaga Bonnie, aravuga ati Bonnie impamvu akora ibi byose, we n'umuryango we bari bari mu modoka bishimye. Ubundi kubera ko uwo mujyi wari ufite ibyaha bikomeye, abanyabyaha bari guhunga ibyaha baba barabagonze, kandi ntibigira babona umuntu ubafasha. Bituma umugore we n'umwana we bose bapfa, nawe ubwe asigara afite ukuguru kumwe kuko yari afite ukuguru kumwe. Ibyo byose rero byari byaramubabaje, yumva ko agomba kugira umusanzu nawe mu gutanga umutekano. Uwo mukobwa yarabimusobanurira, gusa nawe ahita agenda kwibuka papa we aho ashyinguye, amubwira ukuntu bigoye kuba intwari, ibintu nk'ibyo. Gusa bahita batujyana ku ruhande rw'uwo mubosi w'ahantu yari ari muri karitsiye ari kwigendera, yibuka iby'umuryango we, afite agahinda. Abona abantu bashimuse umwana bamwase mama we. Urumva nk'umuntu ntabwo yari kubura icyo abikora, yahise agenda kubatesha abambura uwo mwana, gusa n'undi yaramubambuye nawe bahita bamurasa ahantu habi.
uwo muryango ureba ukuntu bishe uwo muntu, bararira babura icyo bakora. Ubwo nyine bagiye kumushyingura, ariko wa mukobwa ntabwo yagiyeyo kuko yari afite isoni, afite agahinda, yibaza ukuntu yanze gufasha n'uwo bakoranaga bakaba bamwishe, agira agahinda kenshi. Wa mugabo wundi bakoranaga utari wa bosi wabo we yaraje arababara, aguma n'aho bakoreraga. Wa mukobwa nawe arabireba biramubabaza, ataha n'undi n'amaguru, abona n'undi umujyi ukuntu umeze, abona abantu bagenda bahohotera abandi, agira abafasha, gusa kuri we byari agahinda kenshi. Bukeye bwaho yagiye ahandi bakoreraga, ahita yemera gukora akazi uko byagenda kose. Aragenda abona imyenda bamuteganyirije na moto bamuteganyirije kuyikoresha. Aragenda agafata abantu, agenda arwanya ibyo byaha nyine by'ihohoterwa. Batujyana kuri polisi, bahita batwereka ko musaza we burya ari umupolisi, ari kwitoza, bateganya n'ukuntu barinda umuntu ukomeye ushaka kuza muri icyo gihugu cyabo. Baragenda bakamurinda. Muri iyo nama bariyo, uwo musaza ahita abona ko hari ikintu kirimo ikibazo, ukabona umuntu ari kugenda agenda nyine agenzura ibintu kandi atari ushinzwe umutekano. Aragenda asa nk'umukurikiye, ajya muri control room, akabona abantu bose bari bashinzwe babasinzirije, biramucanga. Muri iyo nama iba irimo uwo muntu ukomeye, baba bari aho bari kuvuga ijambo, bavuga ukuntu bashaka amahoro, bareba ibyangiritse. Haba hari n'abantu benshi cyane. Bahita batwereka umwe mu bakorana na Dark, wa mugabo n'ubundi w'ikigomeke urwanya inzego z'umutekano. Uwo mukobwa akora ku kantu kameze nk'isaha, ukabona amatara arazimye muri iyo sare, habaye umwijima. Bakiriye muri uwo mwijima, amatara yaragarutse, bahita babona Dark ari imbere yabo, abatera ubwoba, ababwira ukuntu iyo nzu ashaka yayirimbura. Shadow yakomeje kubatera ubwoba, ahita afata abakobwa be abohereza kujya kurwanya abapolisi. Ahita afata umwe mu bari abashyitsi bakomeye, ahita amujyana n'abo bantu biwe, bari abakobwa. Barazamuka, gusa kiri aho ngaho wa muntu ukorana na Valentine yabonye ko kuri iyo nzu hari imirwano, abona ko ari naho Shadow ari, aramubwira ngo ajye gutabara. Aragenda agiye gutabara, akinjira aciye inyuma. Bahita bamubona mu gihe ari kwinjira, nabo bari bazamutse bajyanye n'uwo muntu bari bafashe nk'imbohe. Abakobwa basigara barwana na Valentine, bararwana gusa arabanesha, akabambika amapingu, abandi abasiga aho ngaho ariko batahava n'ubundi. Ahita agenda ajya aho bajyanye uwo muntu ukomeye, aragenda arwana na Shadow, barakomeza bararwana. Gusa ahantu hari abantu benshi barabafashe, basora muri iyo nyubako. Hari umupolisi umwe bagendaga bamujyana ku kirego runaka. Hari umupolisi yarifashe azana ibintu byose, ibimenyetso bigwisha ku kirego runaka. Shadow yari yanavuze ko ashaka uwo mupolisi ko aba ari uzi. Arazamuka afite n'ibyo bimenyetso, hari ikirego runaka yashakaga kumwereka cyangwa kuvugaho. Shadow yakomeje kurwana na Valentine, gusa agezeho ahita amwihorera, ahita akuramo masike, bahita batwereka ko ari musaza we burya. Umukobwa biramutungura, Shadow ahita agenda atunga imbunda uwo muntu yari yafashe nk'imbohe. Abapolisi baraza baravugana, ariko nyine atari kubabwira neza. Uwo muntu wazanye ibyo bintu by'ibipapuro aramubwira ati ntabwo ari ngombwa ko wica umuntu, hano hari ibimenyetso. Abo bapolisi bazamutse hejuru, harimo umwe usa nk'ukuze, amubwira ko agomba kwitanga, hanyuma agatanga uwo muntu ukomeye. Uwo mupolisi yaremeye araza,
none ahita amubwira turabizi impamvu uri hano uzi ibyo wakoze batadusubiza inyuma mu myaka yari ishize mu 2010 uwo mugabo yari ari kumwe na papa w'uwo muhungu w'aba bana hamwe n'undi mupapa byatangiye bicira umwana papa w'uwo muhungu yari ari kubabwira ko batagomba gufata amafaranga ngo batume intwaro ziza mu mujyi wabo intwaro n'ibindi bintu bibi byashaka kuza muri uwo mujyi gusa abo ngabo baravugaga ko baje kugira ngo bakorere amafaranga ntabwo bumvisha inama yabagiriye kandi ubwo bari inshuti ari batatu iyo nshuti yabagiriye inama nzima gusa ntabwo bayumvishije ahubwo kugira ngo bamwumve baramwishe bamaze kumwica ahubwo bagaragaza ko yiyahuye kumbe atariyahuye uwo mwana rero w'umuhungu yaje kubimenya akibimenya yahisemo kuzahorera se uwo mugabo nawe arumva yahise ajya hanze agaragaza ibyo yakoze mu myaka yo hambere n'umujyi kuba wari umeze gutyo nawe yari abifitemo uruhare kuko yari umupolisi agaragaza ko ari umupolisi mwiza ariko ashyigikiye ibirara n'intwaro ziza mu mujyi wabo byarangiye uwo musaza w'umukobwa yahise amubwira ko agomba kwita kuri mama we abwira mushiki we yahise yica umupolisi wa undi uri mu bishe se nawe bahita bamwica hari sniper wari uri kure yahise amwica yari uwa polisi umukobwa biramubabaza ahita agenda ubwo bahise bamenya ukuntu byagenze uwo mupapa wapfuye bakiyaringa izina rye bajya kuri wa undi wari ubishinzwe wa undi nawe wari uri muri ibyo bintu byo gucuruza izo ntwaro papa wa mwana bishe bwa mbere areba ukuntu bagiye kumufunga areba n'amakosa yagiye akora abona ko bitakunda nawe ahita yiyahura uwo mukobwa byarangiye asubiye no kwiga ajya no kumva ya wa mukobwa wa muntu bakoranaga gusura ka kana asiga masike yose yamuhaye gusa akazi yaragakomeje birangira uwo mukobwa atubwira ko atari ryo herezo ubuzima kari amahitamo gusa umuntu ahitamo inzira yo kunyuramo ku giti cye atubwira ko niyo byaba bikomeye ibintu byaducanze ahubwo tutagomba kuva ku izima ahubwo tugomba gutsimbarara ku bintu byiza dufite tugaharanira n'umutekano wabyo tubwira ko hari igihe ibyo uzaba utabihitamo ahubwo bigendana n'igeno ry'Imana gusa natwe dufite kurinda ejo hazaza hacu cyangwa ibyo Imana yaduteganyirije nitwe abantu bafite imbaraga zo kugira ngo tubisigasire yahise avuga ko atari iherezo ahubwo ari itangiriro ryiwe agiye kurwanya ibyaha nuko filime irangira mwakoze cyane kunkurikirana umuntu wese wayumvishije ni inkuru yatuma abantu bakomeye nubwo twibona ko turi abanyantege nke buri kintu cyose umuntu yaba arimo yaba intwari abigizemo uruhare mwakoze cyane mukomeze mukore subscribe kandi mutange mukore share mu inshuti zanyu nazo zize zirebe utu dufilime mwakoze cyane Imana mbere yuko tugera ku magambo menshi ukeneye ibibanza mu mujyi wa Nyamata hamagara 0782 35 15 662 kuri make cyane magari yo nimero rw'ibibanza bikase bifite amaboro n'ibintu byose ndetse tubona n'igipapuro tutagiriye hano hano twari turi abarebye igice cya mbere cya Extraction muribuka ko byarangiye bamurasiye ku kiraro n'umusore kugira ngo mwarakibonye kiri kuri iyi website kimazeho iminsi igice cya mbere kini igice cya kabiri gisohotse nona maze nkwereke ukuntu nikorera utuntu twanjye nipowe rebe ugasoma films.com filime zisohoka ariho zihita zica ubu buri munsi nushaka ujye musore twatangiye filime amanuka mu mazi gutya bamurashe ni Tyler nuko twasoje igice cya mbere arashwe
mwijosi ahantu habi twari Bangladesh yarya rebe ndi gukora filime ndi kunywa icyayi noneho harashya TV barakwereka kumbe hafaho muri uwo mugezi ari n'utwana tuba twaje gutoragura ku mugezi nyabwo kana gwindukira gutya kikanzemo wa musore dore umugezi ahantu wamutembesheje umunaga bahise baza bihuse cyane ni genge musore baramurashe abaje bitatu aracyahumeka bahita bamuzana kunino gitaraganye bahita bamukuramo imyenda kubita kimufasha guhumeka bihuse cyane nk'abazimya sitasiyo bahita bamubaga amaraso bayakubita inzira bahita bamucomeka ibintu by'ibipirapira kubita umwuka mu gatuza no mu bihaha bamuta mu mwuka batamwuriza indege bamujyana Dubai iriya tuhavuye tugaruke Dubai niho umusore bahise bamuzana bamukuye Bangladesh uyu musore yarashwe cyane rebe hano hantu handi hararinzwe extraction kabiri iyi ni extraction kabiri bimeze biti nk'ibutse ukeneye kwamaza kuri filime zisobanuye wamagara ku cyicaro gikuru cy'agasobanuye ni muri Rock Entertainment tukakwereka ukuntu twikorera utuntu twacu izi filime ziribwa na miliyoni enye na magana ku cyumweru baje hano sora ameze nabi twari tuzi ko igice cyane twakoze ibishoboka byose muganga ntako tutagize ahasigaye naho Imana bundi baravuga ati umuntu byanze haba hasigaye aho Imana na muganga arigera ntago byaba ari so kumusiga gutya musaza we mushiki wanjye ntago ndi bumusige bakunda umuntu abari muri koma bakavuga ati mushatse mwana kwitahira azakomeza rwarire mu byuma ariko umukobwa aravuze ati simusiga ari muri koma atitaperi bwanwa buraba bwinshi inzara bakazicurumva kamaze n'igihe kinini inzara barazica maze n'igihe muri koma sore yatangiye guhumbya turashize umuntu uri muri koma musore yavuye muri koma titape uvamo warabaye umweru ariko agasa nk'uri kubona none ifoto y'akana kari ahantu mu bitaro ako kana kari kumwe n'umugore akangutse ari kwerekwa akana kari ahantu avuye mu bitaro umugore n'indwanyi bari kumwe. What was that? Umbwiye ngo iki? Cingukaho gwiki baje kumunyuza mu cyuma barebe baje kumunyuza mu cyuma kera nicyo bita icyuma mujya mwumva bundiri ndoze reka dukomeze. Umuntu uvuye muri koma ntago abagishobora kugenda bamaze igihe aryamye amardo bisaba kongera kwiga kugenda bushya bagura amaze iminsi amaraso adatemberamo neza ugenda usanga ari ikibazo. Sore yaragiye ararwara iminsi iragenda iricuma amezi arakubitagwamo akiri muri kwa muganga. Mva amagambo watashye iwanyu wa mukobwa we or what? cyangwa se ninata Run over my foot. uranda sasa mu birenge urankandagira. About all I could do. Nimba ari cyo nakora ndagikora. To keep me around. Ariko warakoze kunguma hafi no kumba hafi. This next chapter of my life. Ndetse nishimiye ko ngiye gutangira indi chapitre y'ubuzima bwanjye. It's pretty difficult to let someone you care about die. Wabyize rutabyize ariko biragoye kureka umuntu witaho ngapfe. But you fought your way back. Warwanyije urupfu uragaruka. Find out why. Ugomba kumenya impamvu rero warwanyije urupfu ukagaruka. Kamubwiye ati warwanije urupfu urinda ugaruka. Urebe tuvuye kurigiriya tugaruke hano hari ikigabo kiri hano. Urebe
Zeg je dan op die waar ik aan ben? hari amakuru nkuye muri gereza vuga ngo iki Shens maskini yatsa subzele. umuvandimwe wawe bagiye kumukatira indi myaka 10 irenga ku gihano yari yarakatiwe tugaruke muri gereza yitwa Kachiri yo muri Georgia ni mu Burayi Georgia kira kigabo babwiye ngo umuvandimwe bagiye kumwongeza indi myaka 10 ari muri gereza ari ukuntu warakatiwe bakanakongeza imikino muri gereza iri muri gereza bita Kachiri ukabava muri gereza vayo za kunino muri Georgia tubamo abagabo b'abaribwe ibyo bimaze kuba hakunino wumva amagambo tagira ikintu kigucika waje ბატონი მინისტრი guverineri ზურაბ ყოველთვის Ზურაბ. შენი ni byiza gukubona iteka როგორ ხარ მეგობარო არა მიშოს ხარი გაგვიხდა ალბათ ხო და ეხლა უნდა დავკლათ და Ewana hano hari ko mbona muri gucukura hano hari ikimasa kirwaye turashaka იმის საქმეა kugitaba kitaranduza izindi nyamaswa დამა cyase izindi ngwino merekeze Jebe ხარიო სასწრაფო საქმეა გავიგე ამერიკელები გთხოვენ ჩემი ძმის numvishe ko muri iki gitondo nawe wasinye 10 წლის კიდე mu bantu bemeje ko umuvandimwe wanjye agomba kongererwa igihano muri gereza იე ისაგენ umuvandimwe wawe yamanuye umu agent wa DEA ku rusenge rw'inzu ამერიკელები ყველაფერს გულს abanyamerika rero basaze ngo afungwe ჩემი ძმა პატარები რო ვიყავით სკოლიდან uribuka njye na David umuvandimwe wanjye tukiri abana ჩემი ძმა არის ჩემი და nagombaga kumurinda uko byamera kose tukiri bato თქობა papa wanjye yahoraga binyibutsa ko ngomba kumurinda მაგის ექსტრადირება ამერიკაში და nagerageje kurwanya abanyamerika biranga ისიც კი მოვახერხე რომ მაგის სულშვილი icyo nakoze ariko byibura natumye famiye yimusanga muri gereza babane muri gereza bafunganwa ეს მან როგორ აღმოჩნდა რა ariko reka tureke kwiyibagiza uwatumye witwa guverineri wagushyize ku buyobozi დაგეხმარა nta kindi nari gukora ariko nawe ხარი გაგვიხდა ალბათ ხო და ეხლა უნდა rero cya kimasa navugaga kirwaye გადას tugomba guhamba kugira ngo kitanduza ibindi bimasa ni hano tugiye kugihamba ebe kurayo mungu jejejejeje mama we n'abagenzi be bahita babarasa rero bamugize guverineri bamufashe kuba guverineri none umuvandimwe wanjye arafungwa mubigemo ngafungurwe uyu mugabo ngo papa yamutoje kurinda umuvandimwe uko byamera kose bikanga My man, looking good. mwana urasa neza Hey my people mumeze mute reka nizere ko mumeze neza uyu munsi ndabashimiye umuntu wese uri kunkurikirana aka kanya amenye ko ahawe ikaze kandi ni umugisha kuba ari hano uyu munsi ngiye kubabwira agasobanuye kitwa Valentine The Dark Avenger ni filime itangirira mu mujyi bita Batavia uwo mujyi urimo abantu benshi gusa unaberamo n'ibyaha bigiye bitandukanye bitangira batwereka abana bakiri batoya bari mu kabari ubona bagenda bafata ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye ibishyashya ibisanzwe ariko ukabona kwishimisha kwabo hari abandi bantu baje bambaye bidasanzwe harimo umukobwa wambaye umweru n'undi mugabo wambaye masike n'abandi batambaye masike ariko bakaza bica abantu barimo aho mu kabari bafata umwana umwe bakamujyana abo badukuye batujyana mu rundi rugo aho umubyeyi aba ari gutunganya umwana we bitewe n'akazi akora akazi ko guseriva akambwira se wazagiye ukicarana na musaza wawe mukajya mukorana mu bintu akora byo mu kazi ke ko mu biro umwana ariko ntabwo aba ari kubyumva ariko umbwira ati ngiye ntabwo najya gukora muri kariya kazi rwose ngiye ntabwo nkakunda we aba yumva yakora muri ako kazi k'ubuseriveri cyangwa akanakora n'akazi ko kuba umusitari agakina amafilime ariko umusaza aba ari umuntu utuje aba ashaka gutuma batuzana bakavuga ati nimureke gutongana ariko bo ntibabyumve umubyeyi nawe aba afite impungenge z'umwana we papa wabo aba yarapfuye kera ari kubwira umukobwa ati reba wanze kwiga amasomo yawe arayataye wagiye muri biriya atabimushimira gusa asohotse umusaza we akamugira inama ati rero mama ntukamuhangayikishe
urabona mama yarakoze cyane, papa nawe uhari, nawe rero jya umubera umwana mwiza kandi ibi nawe ari kubwira ni iby'ingenzi kuri wowe. Gusa umwana we aba atari kubyumva, ahita afata moto akigira mu kazi ke. Badusubije kuri bantu bafashe umwana, baramufata bagamagara papa we bakamubwira ati uyu mwana wawe tugiye kumwica kubera ibikorwa byawe. Ariko arabinginga ati nimunyicira umwana, nta kosa yakoze, ibintu nk'ibyo. Ariko n'undi birangira bamwishe bakagenda. Ibyaha bikomeza kwiyongera, uwo muntu akaza akigamba kuri kamera avuga ko agomba kwica agakiza, gusa abapolisi nabo bikabacanga. Badushyize ku rundi ruhande, haba hari umugabo ugenda ubwira ababosi ati njye hari filime nshaka gukinisha, umuntu ushaka kwitwa intwari. Uwo muntu w'umukinnyi baba bashaka kumugira intwari, ariko abantu bose babibwiye bikabacanga. Aragenda akabwira umuntu ugira abantu baba acteri, actrice, akamubaza niba afite umuntu w'umukobwa ufite isura nziza uzi n'ibintu by'imirwanire. Bagenda bareba character z'abantu bose bafite, gusa ntibamubona. Bajya mu kabari cyangwa se muri bare, ahantu muri restaurant, bicaye bari mu byabo. Aho hantu ko muri iyo quartier habamo ibyaha byinshi, baza muri ako ka restaurant baje kwiba abantu, ariko babona umukobwa abakubise ari we muserveri. Ubwo ni wa mwana w'umukobwa uba utongana na mama we. Bahita babona uwo mwana azi kurwana, baramufata bakamubwira ko bashaka kumukinisha filime bakamugira umusitari. Urumva bari bahuje n'ibyifuzo bye, kubera ko yari azi kurwana. Baramubwiye ati wowe uzajya ugenda ureba ahantu habera ibyaha, ubundi abo bantu bakubite tugushyire kuri kamera. Uwo mukobwa bahita bamwita Valentina cyangwa se bakahita bamwita iryo zina. Bahita batangira kwakitinga, akajya ajya ahantu hari ibyaha nk'ibyo, agakubita abo bantu, akabafunga n'amapingu, leta ikahita iza ikabafunga. Agenda akora ibyo bikorwa, gusa na leta birayicanga. Akomeza akora ibyo bikorwa, gusa nawe agera akavuga se nzakina filime ryari, ndashaka ko muzanyinisha filime. Ntabwo ibyo ngibyo aba yumva atari ugukina filime, n'ubundi yumva ari ibintu bisanzwe. Ariko urumva ntabwo yari umusitari bigaragarira abantu bose, baba baramushyizeho akamasike katamwerekana neza, kandi w'icyo bashaka ni ukuba umusitari. Gusa nyine barakomeza bakabitekerezaho, bakamubwira ngo wowe nta kibazo uzaba umusitari. Baramwigisha agakora akazi ke nk'ibisanzwe, akagenda afasha abantu yabona bari kubashimuta akabafasha, ibibazo byose akabyinjiramo, kandi nyine akahita asigira n'abo banyabyaha polisi. Umunsi umwe wa mugabo wafataga ibintu byose akabigira nabi, yica abantu, yitaga Shadow, yagiye muri banke agiye gutezayo intambara, afata ibisasu abishyira ku bantu, atera bwoba polisi, ayisaba ko yazana umunyamakuru akaza akareba ibiri kubera muri banki, anabasaba kuva hanze. Ariko urumva ntabwo polisi yari kwifata ngo ibone abantu bari muri banki bashimuswe noneho ngo ive aho ngaho. Icyo bamukoreye ni uko bamujyaniye umunyamakuru, aragenda umunyamakuru areba ukuntu bimeze, arabifotora, afata y'inkuru abereka ukuntu bimeze, gusa arababwira ngo mugomba kuva aho hanze. Banga kubikora, ahubwo bajya kumuteramo imbere. Bakimuteramo imbere, ubwo umunyamakuru yari yasohotse, bakiza kumutera amasegonda ashira y'ibyo bisasu yashyize ku bantu. Aho kugira ngo abo muri banki baturike, haturitse ibyo hanze, ubwo yari yabiteze hanze. Abo bantu barasohoka bararwana, agenda aturitse abapolisi, agera aranasohoka, ariko bakomeza kumugendaho. Valentine n'ikipe yiwe barabibonye nabo baravuga ngo tugomba natwe kumwirukaho tukareba ko uyu muntu w'umunyabyaha twamurwanya. Baragenda, ariko agenda arwana na polisi, yica abantu mu nzira. Bigezeho hasigaye ya modoka ya timu ya Valentine hamwe na bagenzi be, bamusaba ko yagenda akuriye ku modoka akajya kurwana nabo.
kugira ngo nyine bafate n'iyo nkuru. Uko bagendaga bafata inkuru bazipostinga, babikoraga nk'akazi gafite amafaranga, bakabikora nanone kubwo gufasha abantu kugira ngo nyine ibyaha bigabanuke. Aragenda arabikora ariko birangira n'undi nta n'umwe bafashe. Bakigera aho baba bari kuri ofisi, Valentine yarasezera aravuga ati ntago kano kazi nagakora, kano kazi k'ubwiyahuzi sinagakora. Ahita abivamo, gusa uwo mubosi we arababara cyane ahita agenda. Undi bakoranaga ese amubwira impamvu bosi akora ibyo byose. Bosi bamwitaga Boni, aravuga ati Boni impamvu akora ibi byose, we n'umuryango we bari mu modoka bishimye. Ubundi kubera ko uwo mujyi wari ufite ibyaha bikomeye, abanyabyaha bari guhunga ibyaha baba barabagonze kandi ntibigira babona umuntu ubafasha, bituma umugore we n'umwana we bose bapfa, nawe ubwe asigara afite ukuguru kumwe kuko yari afite ukuguru kumwe. Ibyo byose rero byari byaramubabaje, yumva ko agomba kugira umusanzu nawe mu gutanga umutekano. Uwo mukobwa yarabimusobanurira, gusa nawe ahita agenda kwibuka papa we aho ashyinguye, amubwira ukuntu bigoye kuba intwari, ibintu nk'ibyo. Gusa bahita batujyana ku ruhande rw'uwo mubosi w'ahantu yari ari muri karitsiye, ari kwigendera yibuka iby'umuryango we, afite agahinda. Abona abantu bashimuse umwana bamwase mama we. Urumva nk'umuntu ntabwo yari kubura icyo abikora, yahise agenda kubatesha abambura uwo mwana, gusa n'undi yaramubambuye nawe bahita bamurasa ahantu habi. Uwo muryango ureba ukuntu bishe uwo muntu, bararira babura icyo bakora. Ubwo nyine bagiye kumushyingura, ariko wa mukobwa ntabwo yagiyeyo kuko yari afite isoni, afite agahinda, yibaza ukuntu yanze gufasha n'uwo bakoranaga bakaba bamwishe, agira agahinda kenshi. Wa mugabo wundi bakoranaga utari wa mubosi wabo we yaraje arababara, aguma n'aho bakoreraga. Wa mukobwa nawe arabireba biramubabaza, ataha n'undi n'amaguru, abona n'undi umujyi ukuntu umeze, abona abantu bagenda bahohotera abandi, agira abafasha, gusa kuri we byari agahinda kenshi. Bukeye bwaho yagiye ahandi bakoreraga, ahita yemera gukora akazi uko byagenda kose. Aragenda abona imyenda bamuteganyirije na moto bamuteganyirije kuyikoresha, aragenda agafata abantu, agenda arwanya ibyo byaha nyine by'ihohoterwa. Batujyana kuri polisi, bahita batwereka ko musaza we burya ari umupolisi, ari kwitoza, bateganya n'ukuntu barinda umuntu ukomeye ushaka kuza muri icyo gihugu cyabo. Baragenda bakamurinda. Muri iyo nama bariyo, uwo musaza ahita abona ko hari ikintu kirimo ikibazo, ukabona umuntu ari kugenda agenda nyine agenzura ibintu kandi atari ushinzwe umutekano. Aragenda asa nk'umukurikiye, ajya muri control room akabona abantu bose bari bashinzwe babasinzirije, biramucanga. Muri iyo nama iba irimo uwo muntu ukomeye, baba bari aho bari kuvuga ijambo, bavuga ukuntu bashaka amahoro, bareba ibyangiritse. Haba hari n'abantu benshi cyane. Bahita batwereka umwe mu bakorana na Dark, wa mugabo n'ubundi w'ikigomeke urwanya inzego z'umutekano. Uwo mukobwa akora ku kantu kameze nk'isaha, ukabona amatara arazimye muri iyo sare, habaye umwijima. Bakiriye muri uwo mwijima, amatara yaragarutse, bahita babona Dark ari imbere yabo, abatera ubwoba, ababwira ukuntu iyo nzu ashaka yayirimbura. Shadow yakomeje kubatera ubwoba, ahita afata abakobwa be abohereza kujya kurwanya abapolisi. Ahita afata umwe mu bari abashyitsi bakomeye, ahita amujyana n'abo bantu biwe, bari abakobwa. Barazamuka, gusa kiri aho ngaho wa muntu ukorana na Valentine yabonye ko kuri iyo nzu hari imirwano, abona ko ari naho Shadow ari, aramubwira ngo ajye gutabara.
aragenda agiye gutabara akinjira aciye inyuma. Bahita bamubona mu gihe ari kwinjira, nabo bari bazamutse bajyanye n'uwo muntu bari bafashe nk'imbohe. Abakobwa basigara barwana na Valentine. Bararwana gusa arabanesha, akabambika amapingu, abandi abasiga aho ngaho ariko batahava n'ubundi. Ahita agenda ajya aho bajyanye uwo muntu ukomeye, aragenda arwana na Shadow, barakomeza bararwana. Gusa ahantu hari abantu benshi barabafashe basora muri iyo nyubako. Hari umupolisi umwe bagendaga bamujyana ku kirego runaka. Hari umupolisi yarifashe azana ibintu byose, ibimenyetso bigwisha ku kirego runaka. Shadow yari yanavuze ko ashaka uwo mupolisi ko aba ari uzi. Arazamuka afite n'ibyo bimenyetso. Hari ikirego runaka yashakaga kumwereka cyangwa kuvugaho. Shadow yakomeje kurwana na Valentine, gusa agezeho ahita amwihorera. Ahita akuramo masike, bahita batwereka ko ari musaza we burya. Umukobwa biramutungura. Shadow ahita agenda atunga imbunda uwo muntu yari yafashe nk'imbohe. Abapolisi baraza baravugana, ariko nyine atari kubabwira neza. Uwo muntu wazanye ibyo bintu by'ibipapuro aramubwira ati ntabwo ari ngombwa ko wica umuntu, hano hari ibimenyetso. Abo bapolisi bazamutse hejuru, harimo umwe usa nk'ukuze, amubwira ko agomba kwitanga hanyuma agatanga uwo muntu ukomeye. Uwo mupolisi yaremeye araza, none ahita amubwira turabizi impamvu uri hano, uzi ibyo wakoze. Batadusubiza inyuma mu myaka yari ishize mu 2010. Uwo mugabo yari ari kumwe na papa w'uwo muhungu w'abo bana, hamwe n'undi mupapa byatangiye bicira umwana. Papa w'uwo muhungu yari ari kubabwira ko batagomba gufata amafaranga ngo batume intwaro ziza mu mujyi wabo. Intwaro n'ibindi bintu bibi byashaka kuza muri uwo mujyi. Gusa abo ngabo baravugaga ko baje kugira ngo bakorere amafaranga. Ntabwo bumvishe inama yabagiriye, kandi ubwo bari inshuti ari batatu. Iyo nshuti yabagiriye inama nzima, gusa ntabwo bayumvishije. Ahubwo kugira ngo bamwumve baramwishe. Bamaze kumwica ahubwo bagaragaza ko yiyahuye, kumbe atariyahuye. Uwo mwana rero w'umuhungu yaje kubimenya, akibimenya yahisemo kuzahorera se. Uwo mugabo nawe arumva yahise ajya hanze agaragaza ibyo yakoze mu myaka yo hambere. N'umujyi kuba wari umeze gutyo nawe yari abifitemo uruhare, kuko yari umupolisi agaragaza ko ari umupolisi mwiza, ariko ashyigikiye ibirara n'intwaro ziza mu mujyi wabo. Byarangiye uwo musaza w'umukobwa yahise amubwira ko agomba kwita kuri mama we, abwira mushiki we. Yahise yica umupolisi wa wundi uri mu bishe se, nawe bahita bamwica. Hari sniper wari uri kure, yahise amwica, yari uwa polisi. Umukobwa biramubabaza ahita agenda. Ubwo bahise bamenya ukuntu byagenze. Uwo mupapa wapfuye bakiyaringa izina rye, bajya kuri wa wundi wari ubishinzwe, wa wundi nawe wari uri muri ibyo bintu byo gucuruza izo ntwaro, papa wa mwana bishe bwa mbere. Areba ukuntu bagiye kumufunga, areba n'amakosa yagiye akora, abona ko bitakunda, nawe ahita yiyahura. Uwo mukobwa byarangiye asubiye no kwiga, ajya no kumva ya wa mukobwa wa muntu bakoranaga gusura ka kana, asiga masike yose yamuhaye. Gusa akazi yaragakomeje. Birangira uwo mukobwa atubwira ko atari ryo herezo. Ubuzima kari amahitamo, gusa umuntu ahitamo inzira yo kunyuramo ku giti cye. Atubwira ko niyo byaba bikomeye, ibintu byaducanze, ahubwo tutagomba kuva ku izima, ahubwo tugomba gutsimbarara ku bintu byiza dufite, tugaharanira n'umutekano wabyo. Atubwira ko hari igihe ibyo uzaba utabihitamo, ahubwo bigendana n'igeno ry'Imana.
gusa natwe dufite kurinda ejo hazaza hacu cyangwa ibyo Imana yaduteganyirije. Ni twe abantu bafite imbaraga zo kugira ngo tubisigasire. Yahise avuga ko atari iherezo ahubwo ari itangiriro ryiwe, agiye kurwanya ibyaha. Nuko filime irangira. Mwakoze cyane kunkurikirana. Umuntu wese wayumvishije, ni inkuru yatuma abantu bakomeye nubwo twibona ko turi abanyantege nke. Buri kintu cyose umuntu yaba arimo yaba intwari abigizemo uruhare. Mwakoze cyane, mukomeze mukore subscribe kandi mukore share mu inshuti zanyu nazo zize zirebe utu dufilime. Mwakoze cyane, Imana ikomeze ibahe umugisha.